abagiye guhirika amabuye, abagiye gupfundika, abagiye gutema ibiti, ariko kuko yari yayobowe n'Imana nta na kimwe cyamugezeho. Amusengera gupfa usanga ni wowe ugiye mbere, uzasengera kurimbuka usanga ni urimbutse mbere. Wowe nyuma yuko bihagaze wakoze iki? Haleluya! Nyuma yuko bihagaze wakoze iki? Mbese warasenze ubwira Imana, ubazima kumva ko Imana ivuganye nawe, iravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukiyebe kuko ndi Imana yawe. Bari gusenga musengera umuyobozi w'igihugu ngo arimbuke, ngo akurweho n'akagambane kari kamaze kuba mu nsengero, ntago ari mwe muri mu muvumo, imivumo yanyu nta kizamukoraho. Imana yari yababaye, mwituka umuyobozi, mwimureba nabi, niko Imana yavuganye nawe. Ese nimwe mwamushyizeho? Nuko mutazi uko yavutse, mu gihe cyose Imana ikimuteretse ku ngoma aracyayicayeho, ntazayihagurukaho, niko Imana ivuze. Unyumve neza, aka kanya ni igihe ugiye gufungura amatwi yawe, wowe uri gusenga. Tega amatwi. Yewe wa muyobozi we wumviye umwuka ugakora ibyo agutegetse, Imana ibaha umugisha mwebwe mwese mudukurikiye kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana nibaha umugisha kandi turabakunda cyane mwebwe mwese mutuye mu Rwanda atandukanye, mutuye muri diaspora mu bihugu bitandukanye. Imana ibaha umugisha. Reka tubasuhuze cyane mukande subscribe kuri iyo channel Umuremyi TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu dukora. Reka tubashimire rero uyu mwanya muri iki gitondo tugize umugisha wo guhura n'umukozi w'Imana. Turamushuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Ahimbaza. Twari tumaze igihe tudahura, ariko uyu mwanya cyangwa iki gitondo Imana yongeye kuduha umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire. Yego. Turabishimira, Imana yarakurinze. Amen. Reka dusenge Imana kugira ngo twinjire mu ijambo. Amazina ni Judith Nyirandi kubw'Imana. Ndi umugore ndubatse, ibindi yese aduhana umugisha. Amen. Tugiye gusenga ku bantu bankurikiye ku Umuremyi TV. Amazina nayo ndabakunda kandi nizera ko namwe mu nkunda. Rero ndabasuhuje mwese muri rusange mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Yesu, turagushimiye cyane ko wabanye natwe, waturinze turinde ubugingo kugeza na n'ubu uracyaturinze, watwitayeho, watubereye Imana, watugiriye ku rugamba. Izina ryawe nirihimbazwe. Twabyutse biremera, turagenda birakunda, turavuga biremera. Nuhimbazwe kuko witwa Data. Tukimara kugushima no kuguhimbaza, uwo mugisha utubonekeho mu izina rya Kristo Yesu. Iki gitondo dusabye umugisha no kwera guturuka hera hejuru. Uwo mugisha one wayasire mora, uwo mugisha kugira ngo wongere ugere ku Banyarwanda, ku gihugu, ku bantu bose, ku bayobozi, ku baperezida b'isi yose. Uyu mugisha ubagereho, ku bamwungirije, ku bapolisi, ku basirikare, abo bose umugisha ubagereho. Abanyarwanda bose, abo hanze, abo tuvuga indimi zimwe, abo tutavuga zimwe, uyu mugisha bose ubagereho mu izina rya Kristo Yesu. Mpamagaye umugisha ku muyobozi w'igihugu cyacu, mpamagaye umugisha ku bakirinda, mpamagaye umugisha ku bamwungirije, mpamagaye umugisha. Haleluya! Mpamagaye umugisha, kandi uyu mugisha ubu burinzi bumwemerere bubeho, bukuraho ibitariho, bukuraho imbaraga z'ikuzimu, bukuraho imbaraga z'abadayimoni, bukuraho imbaraga z'abanzi, bukuraho imbaraga z'imyuka mibi, abitegura kuturwanyiriza igihugu, abitegura kuturwanyiriza ibyacu, izo mbaraga zihunga mu izina rya Yesu Kristo. Amina Kristo. Urakoze. Sengeye ingabo zacu, sengeye abapolisi, sengeye
abo hasi. Mwami Yesu, iyi mitima yisange, iyi mitima yituremo, abarinzi bawe babemo, ubutabazi bwawe bubemo. Uwiteka, ijambo ryarambwiye ngo utabereye amaso uburinzi, utabereye umurimo amaso, mbese utabereye igihugu amaso, muri make abarinzi babo ubusa. Niyo mpamvu senze kugira ngo ubu burinzi bugere ku bana b'umuyobozi, bugere ku muryango, bugere kuri famiye, bugere ni wayasire mora shayine eta yasire iminikuwa. Ubu burinzi bukureho ibihuha, uburinzi bukureho intambara, uburinzi bukureho amagambo y'ubugoryi. Heniwa yasire mora shayine, uburinzi bugere mu gihugu cyacu, uburinzi bugere kuri perezida bumutindeho, uburinzi bugere ku bana be bubatindeho, uburinzi bugere ku bayobozi bubamwungirije, ba minisitiri henita yasiremo bubatindeho, uburinzi bw'Imana bugera ku basirikare, abari ku rugamba, abitegura kurujyaho, abari kwinjira bubatindeho, uburinzi bw'Imana bugera ku bayobozi b'inzego ntoya, ab'imidugudu, ab'umurenge, ab'akarere, bubatindeho ubu burinzi bw'Imana. Hirivo shayine mando yasire, tokerevo yasire mora shayine. Ubu burinzi bw'Imana bubagereho, uburinzi bugera ku babyeyi babyaye, ku batarabyara, ubu burinzi bubatindeho, uburinzi bugera ku bapapa, abubatse ingo, abatarazubaka, babyaye, abatarabyara, uburinzi bubatindeho. Ubu burinzi bw'Imana Yesu we bwageze kuri Dawidi, bumurindira mu ishyamba, buba ariko burinda abagabo, bwageze kuri Morodekayi, bumukiza amaboko y'uwari ugiye kumwica. Mwami Mana yanjye, ubu burinzi bugere kuri bo mu izina rya Yesu Kristo. Niwa yasire dobi niwa ya menias control nitaya uburinzi bugera kubavuga butumwa nk'abari mu Rwanda, abari mu bihugu byo hanze. Ubu burinzi bubatindeho, uburinzi bugera ku bapasiteri, ubu burinzi bubatindeho, ubu burinzi bugera ku bahanuzi, ubu burinzi bubatindeho mu izina rya Yesu Kristo. Niwa yasire mora ubu burinzi bw'Imana, ubu burinzi bw'Imana bugera ku barwayi, abajyamye mu bitaro, abari za hesheyashika, abari za hopitali, impande zose mu izina rya Yesu, impande zose z'isi ubu burinzi Mana buntu bugeraho. Ufite mu kibazo cy'uburwayi, kanseri, diyabeti ndetse n'ubundi burwayi bukomeye cyane ndetse n'ubworoheje, abarwaje abatware, abarwaje abana, abarwaje abagore, mu izina rya Yesu Kristo. Ubu burinzi bwakuye Lazaro mu gitu nitaya zomeni, ubu burinzi bubagereho Mwami. Urakoze Mesiya mwiza, kuko ubu burinzi bugiye kuba ku bantu bose, ku banyarwanda bose, kandi uburinzi bugiye kuba ku gihugu cyacu kibona amahoro, igihugu cyacu kibona ubwiza, nanze ibinyoma mu izina rya Yesu. Bahanuzi bahanura bavuga ibinyoma, abo bahanuzi ubu burinzi bubagereho, bubakureho ibinyoma, bubashyire mu kuri mu izina rya Yesu. Abahagurukiye gushaka amaviyuzi ndetse n'ibindi, ubinjizemo ibyo kuvuga bizima, ubakangure, tabini wayasire, ubakangure. Jambo ryawe rihumuriza, jambo ryawe ryaka, jambo ryawe rigurumana, jambo ryawe rifite ubutware, iri jambo ribagereho. Urakoze Uwiteka, kuko uri Imana ivuze. Urinzi bugeze kuri yicanu, umuntu wese wumvira ijambo yongera akomere muri we, yongere yubake mu izina rya Yesu, yongere yiyubake, urwaye akire mu izina rya Yesu. Sengeye uyu murwayi ari kuri bwumvira ijambo wese, kugira ngo akimara kumva burinzi bw'Imana, kiganza cy'Uwiteka kibashe kumukiza, kuko witwa Imana Nyiringabo. Imana ukomeze kurinda no kuragira mu izina rya Yesu. Amina. Amen, amen, amen. Amen. Tushimiye Imana yo mu gihugu cyahera, kuko ubu burinzi bukituriho. Imana ishimwe. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Yesaya ibice 40. Turasoma umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri, duhita twihuta dusome 41, naho turasoma
ibice byaho ibice 41 turasoma umurongo wa 10 tumanuke tugende tugere ku wa 11 turamanuka gatoya turajya kuri 15 Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Twagiye reka dusabe uwo turi kumwe hano adufashe muri uku gusoma. Ijambo riravuga ngo umutwe w'amagambo Yesaya ibice 40 n'umurongo wa mbere. Ijwi ry'urangurura, nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Uwiteka, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutsa imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere, muhabwire ko intambara zaho zishize. Amen. Kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byabo byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Habihariwe n'Uwiteka. Habihaniwe. Habihaniwe n'ukabiri. Habihaniwe n'Uwiteka. Yego. Amen. Yego. Ku murongo 41 ibice 10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Yego. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Amen. Nzajya nkukomeza, ni koko nzajya nkutabara. Kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo. Niko gukiranika kwanjye. 11. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni. Yego. Bamware. Abagutonganya bazahinduka ubusa. Yego. Ndetse bazarimbuka. 12. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Yego. 13. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, ubwire nti witinya ndagutabaye. 14. Witinya Yakobo wa munyorogoto we, namwe bagabo babi Yerusalemu ni nge uzagutabara, niko Uwiteka avuga. Kandi ari we uwera wa Isiraheli, umucunguzi wawe. 15. Dore nzakugira umuhuzo mushya. Nzakugira umuhuzo mushya n'ubugi ufite amenyo. Uzahura imisozi ukayimenagura, n'udusozi uzaduhindura nk'ibishingwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana, bwoko bw'Imana. Iki gitondo dusomye amagambo menshi kandi ni amagambo meza aryoshye. Ijambo rya mbere 40 aravuze ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, mubabwire ibyururutsa imitima. Haleluya. Amen. Muhumurize abantu banjye. Muri iyi minsi maze igihe numva ibihuha byinshi, ariko njyewe Imana impaye amagambo yo kubahumuriza. Imana impaye amagambo yo kongera kubabwira ngo nimuhumure. Haleluya. Nimuhumure, nimukomere. Nimuhumure, mukomere, mwambare imbaraga. Ngo nimuhumurize abantu banjye, niko mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Nimuhumurize abantu banjye. Bahanuzi muri guhanura mugahahamura abantu, Bibiliya iravuze ngo nimuhumurize abantu banjye. Haleluya. Buriya nawe uri umubyeyi ugahamagara umwana umutuka, ugahamagara umwana umukubita, uvuga ati ngwino wayeye ndakwica, ndakuniga, ndakumerera nabi, uyu mwana ntago yakwegera. Amen. Amen. Ndareshya se? Ntago uyu mwana yakwegera. Uyu mwana ntiyatinyuka kukugeraho. Imana ishimwe. Uyu mwana yakwiruka, byarimba akanagwa hehe, akagwa mu cyobo. Imana y'amahoro nihimbazwe. Ugasanga arakomeretse kubera ko
wamuhamagaje iki, ibitutsi, inkoni, ibiki, oya, nimuhumurize abantu banjye ngo kandi muvuge ibyururutsa imitima, muhabwire ko mubwire aha hantu ko ibyaha byabo habihaniwe, ariko mutabahamagaje igitsuri, induru, amagambo yereri, oya oya oya, Imana ishimwe. Ahubwo mbazaniye ijambo ribabwira ngo nimuhumure, umwami wacu aracyari ku ngoma, Imana ishimwe. Hano ku bice 41 umurongo w'10, amen, haranditse ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Haleluya! Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngutabara, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Haleluya! Birashoboka ko uyu munsi wari ufite ibintu biguteye kwiheba, birashoboka ko uyu munsi wari ufite ibintu biguteye gutinya, birashoboka ko uyu munsi hari ibintu byari bitumye unanirwa mu rugendo, byari bitumye usinzirira mu nzira. Hari ubuhanuzi bwinshi wahanuriwe, ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko butinze, bitumye unanirirwa mu nzira. Ariko mva ko Imana ivuganye nawe, iravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngutabara, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko kuboko kw'imbaraga. Amen. Ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni. Haleluya! Abakurakariye bose aho bava bakagera bazakorwa n'isoni. Amen. Bamware. Haleluya! Bazakorwa n'isoni, bamware. Abagutonganya bazambikwa ubusa, ndetse bazarimbuka. Haleluya! Ngo dore abakurakariye bazakorwa n'isoni kandi bazamwara, ngo kandi haleluya bazambikwa ubusa, kuko ibyo bakuvuga bitazasohora, kuko ibyo baguhagurukiye kukurwanya bitazakugeraho, kuko ibyo biteguye kukoherereza ngo bikumenagura, ibyo ntibizahashyika. Imana ishimwe. Buriya urebye urugero twihuse, abantu babonye ko insengero zifunze, abantu babonye ko ibyumba bihagaze, abantu babonye yuko mbese muri make zitangiye gusenywa, abatutse uwabigizemo uruhare se cyangwa uwayobowe n'Imana, uwabaye igikoresho cy'Imana ni benshi, cyangwa se abamurakariye ni benshi. Ni urugero, bakavuga ati ubu ngubu kuva kuyaha insengero nawe aravaho, kuva asenya ifatiro nawe arasenyuka, abagiye guhirika amatare, abagiye guhirika amabuye, abagiye gupfundika, abagiye gutema ibiti. Ariko kuko yari yayobowe n'Imana, nta na kimwe cyamugezeho. Imana ishimwe. Haleluya! Abavusenze ngo mbese ngo igihugu kirarimbutse, cyane baranabyamamaza ngo isi irarimbutse, ngo arapfuye, ngo bigenze gute. Oya, upfa kuba wayobowe n'iki? N'umwuka w'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana ijya kwimuka Dawidi, haleluya, si uko yari iyobewe ko iki gihugu kitari gifite umwami, nayo rero ijya kumwimika, si uko yiyobeye ko mbere hari hari umwami.
Aleluya. Bivuze ngo mu yandi magambo nshatse kukubwira ngo icyo wasenga, icyo wavuga, ucyatura ku mukozi w'Imana, ucyatura ku muntu w'Imana, ni ukuri kw'Imana ntabwo Imana izacyumva keretse n'aba atarayobowe n'Imana. Ariko n'aba yayobowe n'Imana ibyo byose uzasenga bizabipfabusa. Haleluya. Ibyo uzatura byose bizabipfabusa. Ni nabyo ibyo uzasengera umuntu w'Imana ukijijwe neza, uhagaze mu mwuka, mu mbaraga z'Imana, mu butware bw'Imana, mu maboko y'Imana, ibyo byose bizabiki bizabipfabusa. Ahubwo uzamusengera ibyago bihindukire bikugarukeho, uzamusengera gupfa usanga ni wowe ugiye mbere ye, uzasengera kurimbuka usanga ni wowe urimbutse mbere ye, uzasengera kubura urubyaro usanga ni wowe urubuze mbere. Haleluya. Bivuze ngo akebo wabibiyemo mugenzi wawe niko nawe uzabibirwamo. Haleluya. Ndibaza hari abantu bagiye gusenga cyane basengera umuyobozi, baravuga ngo akuyeho isengero, akuyeho ibyumba, hagaritse abanyamasengesho. Oya, siko bizahora kubategereje Imana. Ahubwo wowe nyuma y'uko bihagaze wakoze iki? Haleluya. Nyuma y'uko bihagaze wakoze iki? Mbese warasenze ubwira Imana, ubaza Imana igitumye bibaye? Mbese wabajije Imana igitumye iyi Mana yemera ko izi fatiro zisenyuka? Haleluya. Bivuze ngo mu yandi magambo ibyo urimo byose usenga ngo kubera yuko urusengero rwaba rufunze ngo n'umuyobozi ngo nawe azahagarara, uribeshya cyane. Urimo uribeshya kuko si wowe Imana yamutoranyije. Imana ishimwe. Nsibwira ngo nushaka kuba warahanuraga amabuye, haleluya, amabuye akamanuka mu kirere akikubita hasi, nari umugabo ntabwo igihabwa intebe. Haleluya. Nushaka kuba wari umuvugabutumwa urenze. Imana ishimwe. Wowe kiranuka ubwira Imana ngo Mana, ese niki gitumye ibi bintu bibaho? Ese niki kibiteye? Haleluya. Witangira guhimba ngo nizari minati bamamaje. Oya, nimba bazamamaje mu gihe cyabo, nawe amamaza Imana yawe mu gihe cyawe. Haleluya. Nimba uzi neza ko bari kumanuka bajyayo, bajya kwamamaza izo za Illuminati, bajya kwamamaza ubwo butinganyi bavuga, oya, wowe wakoze iki muri ibyo byo kubyamamaza? Wowe wamamaje iki? Ese wamamaza? Haleluya. Haleluya. Iyi Mana iyo wayivuze neza n'amagufwa yumye arongera akabaho. Hari igihe uvuga Imana ukumva muri wowe ibishashi by'Imana birimo biragutwika, birimo biraguka. Amina. Haleluya. Ukumva birimo birakwakama. Nimba bari kwamamaza Illuminati, ndawamamaza Imana yawe. Haleluya. Njyewe reka mbabwire, njyewe mbazaniye iki kintu kivuga ngo ni ikintu Imana impereye ahangaha, ni ijambo Imana impereye. Ndababwiye ngo yemwe mwe muri gusenga musengera umuyobozi w'igihugu ngo arimbuke, ngo akurweho, ntabwo ari mwe ngo mwamushyizeho. Imana nimba yaramutumye ikamuyobora, ikamuha kudiminiwe yasire, ikamuha inzira yo kucamo kugira ngo ace akarengane n'akagambane kari kamaze kuba mu nsengero, ntabwo ari mwe muri mu muvumo. Imivumo yanyu nta kizamukoraho. Kandi nsibye nawe n'umwana we n'umuryango we, iyo mivumo yose aho iva ikagera nta kizamukoraho. Wimitse inda usaruye guhomba, kuko utigeze ukorera Imana neza. Mu gihe mwakoreraga Imana neza ntabwo uyu muyobozi yigeze abatunga urutoki. Mu gihe mwakoreraga Imana neza ntabwo uyu muyobozi yigeze abirukankaho. Mu gihe mwakoreraga Imana neza mu butayu mwarasengaga, ariko mutangiye kubivanga mubwira abantu ngo Imana iravuze ngo nibatange ibitambo, mubwira abantu ngo Imana iravuze ngo nibiheshe umugisha, mubwira abantu ngo Imana iravuze ngo nibatanga amaturo yo kwishinganisha. Ese wowe ubwawe washinganisha umuntu?
ese reka nkubaze, waramutse gupfa uwo munsi rya turo baguhaye wagenda ukarishyira imbere y'Imana, uyu muntu ntapfe kuko yishinganishije mu rusengero rwawe. Imana yari yababaye, mwituka umuyobozi, mwimureba nabi, niko Imana yavuganye nawe. Irambwiye ngo nimbabwire ngo muntu uri kumutunga urutoki, uwo nguwo aragiye ariko warasigaye. Imana ishimwe. ngo araripfuye, ngo ararimbutse. Ese nimwe mwica? Nimwe mwica? Ese nimwe mwamushyizeho? Nuko mutazi uko yavutse, nimumenye uko yaremwe, nimumenye uko yashyizweho, nimumenye n'uko yatoranyijwe, nimumenye n'uko yayoboye igihugu, niko mutazamenya nikizamukuraho nikizamwica. Imana yamushyizeho, ni nayo ifite urufunguzo rw'ibyiwe byose aho biva bikagera. Ndarimbaza ni itangazo ribabwira ngo mwese muceceke, bantu mwigometse, bantu muhagurutse kurwana, abantu muhagurutse gusenga, muririrwa muhuragura, muririrwa muhondagura, muririrwa mumenagura, ariko amabuye muhirika, ariko ni ukuri agati katetswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga. Ntabwo icyo kintu ari cyo kizamuhirika, niko Imana ivuganye nanjye. Haleluya! Aracyayoboye mu gihe cyose Imana ikimuteretse ku ngoma, aracyayicayeho, ntazayihagurukaho, niko Imana ivuze. Heniwaya zomeni shayine dotaye ritokiri vayasire mora shayine meniyasi hitaya sire mene kuwa henewaya sire mora. Ntabwo kuzura umwuka wera ari ugutitira, ntabwo kuzura umwuka wera ari ukuvuga mu ndimi. Hari igihe umuntu yinjira umwuka wera akayoborwa ibyo agomba gukora. Imana ishimwe. Imana ituma Samweli kwimika Dawidi si uko yari iyobewe ko Farawo yari ahari, si uko yari iyobewe ko Farawo yari yimye ingoma. Imana nayo rero yamuhagurukije ikamunyuza mu mashyamba, ikamunyuza mu misozi, igatuma agaruka muri uru Rwanda akaruyobora. Si uko yari iyobewe ko hari uwari uruyoboye, ariko irangije irabitoranya, iravuga ngo hoya, uyu niwe mwana nkunda kandi nkishimira. Nimugabanye amagambo, nimugabanye amagambo, ahubwo ngo musenge, mwongere muremeshe, kuko nubwo izi sengero zifunze, Imana y'amahoro, ugusenga kwanyu no gukiranuka kwanyu nicyo kizatuma Imana yongera ikabubaka kandi mukubakika. Imana ishimwe. Reka dusome uyu murongo waho wa 12. 41:12. Yego. Haravuga ngo abakugisha 12 abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa. Haleluya! babe nk'ibitariho. Iyi ni Bibiliya yahumetse aya magambo. Abakugisha impaka uzabashaka kugira ute? Ubabure. Yewe wa muntu we uri kurwana uvuga ngo njyewe nari umukozi w'Imana, nahanuraga mu izina ry'Imana, nta n'uwari kumpagarara imbere, reka nze ndimbure uyu murongo, reka nze mirike, reka nze iki gishyitsi kirimbuke, nagira ngo nkubwire ngo ntabyo uzageraho. Imana ishimwe. Yewe wa muntu wicare muri biro ufite abari kukurwanya, abari kuguhiga, abakurwanya bose uzabashaka ubabure. Bamere nk'ibitariho. Bazaba nk'ibitariho. Aya ni amagambo y'Imana. Ntabwo bazagushyikira. Niwubaha Imana, nukorera Imana. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro iracyari kumwe natwe. Imana y'amahoro iracyari kumwe natwe. Soma ya 13 Gakira 14. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe. Ntega amatwi,
wumva mu buhanuzi maze guhanura uri gusenga uvuga ngo urahirika abantu, ngo urahirika umuyobozi, ngo urahirika perezida, ngo urahirika ngo abamwungirije. No, tega amatwi unyumve neza. Aka kanya ni igihe ugiye gufungura amatwi yawe wowe uri gusenga. Tega amatwi. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe, kuko njyewe Uwiteka Imana nzagufata ukuboko kw'iburyo. Nzafata uyu muntu uri gusenge, nzagufata ukuboko kw'iburyo. Nkubwire ni witinya, nje ndagutabaye. Haleluya. Nzagufata ukuboko kw'iburyo. Yewe wa munyamasengesho rata wisengeye neza, umva aya magambo. Haleluya. Nzagufata ukuboko kw'iburyo. Yewe wa muyobozi we wumviye umwuka ugakora ibyo agutegetse, nzagufata ukuboko kw'iburyo. Nkubwire ngo witinya, ndagutabaye. Yemwe haleluya. Imana ishimwe. Amen. Hari ababona bajemo bamara kuzamo bakavuga ngo ngo dore ngabo ngo turimo turahigwa. Igituma uhigwa ni iki? Ni uko wagiye kuri uyu musozi udakiranuka, ni uko wagiye gusenga udakiranuka, ujyanye ishyari, ujyanye umujinya, ujyanye ibyaha, ujyanye ubusambanyi, ujyanye kuzirika bene so, ujyanye ubusambo bwo kwivuga ngo Imana iravuze ngo rema ibi, ngo tanga ibi. Oya, ibyo ngibyo wajyanye bitumye Imana ihaguruka. Imana ishimwe. Witinya, ndagutabaye. Somera 14 twigendere. Witinya Yakobo wa munyorogoto we. Witinya Yakobo wa munyorogoto. Wowe uri kwibona nka mbese Yakobo we yari ameze nk'umunyorogoto, yibona nk'umunyorogoto, yemera kwitaba Imana nk'umunyorogoto, ariko wowe ugeze mu ikositimu urabyimbye. Haleluya. Urabyimbye we, urabyimbye. Wumvi ugeze muri congo urabyimbye, kandi imbere wibonaga nk'iki? Nk'umunyorogoto. Ukandagiye kuri vore urabyimbye. Namwe bagabo b'Abisiraheli, ni njye uzagutabara. Witinya Yakobo wa munyorogoto. Namwe bagabo b'Abisiraheli, ni njye uzagutabara. Ni njye uzagira gute? Uzagutabara. Yakobo we, wakongera ukaba Yakobo wa kera, wakongera ugakiranuka. Wa mubyeyi we, wakongera ugakiranuka. Wa mugabo we, wakongera ugakiranuka. Wa muhanuzi we, wa muvugabutumwa we, wakongera ugakiranuka. Wakongera ugakwita amavi hasi, ntugendere muri congo no munuza mu rwego rwo hejuru, ugaca bugufi ukareba uburyo Imana ikugirira neza. Haleluya, haleluya. Ukareba uburyo Imana ikugarukira, ni wayasire mora. Niko Uwiteka avuga. Ukareba uburyo Imana ikwitaho. Ngo ni Uwiteka avuga. Kandi ari we Uwera wa Isiraheli, umucunguzi wawe. Kandi ari Uwera wa Isiraheli, umucunguzi wawe. Haleluya, haleluya. Dore nzakugira umuhuzo mushya ufite amenyo. Uzahura imisozi ukayimenagura, n'udusozi ukaduhindura nk'ibishingwe. Amen. Amen. Reka mbabwire uyu murongo wa 5 uhuye n'icyo uyu mwami iri jambo ryanyuzemo ryakoze. Imana yanyunyize umuhuzo mushya. Yemwe abanyamasengesho, yemwe bwoko bw'Imana, ahubwo namwe nimwongere mu bimihuzo mishya yo gusenga no kugarukira Imana no kwegera Imana, kuko Imana irarambiwe. Nzavuga ku bahanuzi, nzavuga ku bavugabutumwa, nzavuga ku bapasiteri, nzavuga ku babishopo, nzavuga ku bashumba. Yewe nitaye ko nanjye ndi umuhanuzi, kuko nkubwira nanjye nibwira. Icyo ngutumyaho nicyo nanjye ndi kwitumaho, icyo nkubwira nicyo nanjye ndi kwibwira. Wakongeye ukagaruka ugakubita ibipfukamiro hasi